ndabasuje cyane bakunzi bacu, nongeye kubaha ikaze kandi kwibendera TV, makuru n'ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho. Nitwa na Cretin Hirushwa. Mwese mbahaye ikaze aho muri hose, yaba mu Rwanda, yaba muri Afrika ndetse no hirya ayo umugabane wacu wa Afrika. Ndabibutsa mwe inshuti zacu mudukurikira umunsi ku munsi gukora like, share, subscribe ndetse mukaduha n'ibitekerezo byanyu ku nkuru tubagezaho ku Ibendera TV. Tugiye kurebera hamwe uburyo Ndimbati wamenyekanye mu myidagaduro yo mu Rwanda yongeye kwitaba urukiko. Ndimbati yagarutse mu rukiko kuri uyu wa mbere asaba abacamanza ikintu gikomeye. Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati yagarutse mu rukiko kuburana ubujurire bwe kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Avuga ko atishimiye icyemezo yafatiwe, asaba kandi ko yarekurwa kugira ngo ajye kwita ku muryango we n'abana yabyaranye na Kabahizi Fridausi akekwaho gusambanya. Ndimbati wajuririye icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30 yafatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, yaburanye ubujurire bwe kuri uyu wa mbere tariki 25 Mata muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatangiye ruha umwanya uregwa ari we Ndimbati, nuko asobanura impamvu z'ubujurire bwe. Avuga ko atanyuzwe n'icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo cy'iminsi 30 yahawe. Ndimbati wongeye kubwira urukiko ko arengana, yavuze ko yifuza kurekurwa agakurikiranwa ari hanze kuko afite umuryango agomba kwitaho ndetse n'abana b'impanga yabyaranye na Kabahizi Fridausi akekwaho gusambanya akamutera inda. Ndimbati yakomeje asobanura ko mu by'ukuri atishimiye iki gihano yahawe cyo gufungwa iminsi 30 by'agateganyo. Ndimbati yijeje urukiko ko mu gihe yaramuka afunguwe atazigera ananiza cyangwa se agora ubushinjacyaha ndetse n'urukiko. Hakaba hategereje icyo urukiko rugomba kumusubiza kuri ubu bujurire yatanze. Ndimbati wagarutse mu rukiko ku bujurire bwo kuburana akwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ry'iminsi 30 yahawe, akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana utagejeje igihe, akaba abikurikiranweho mu gihe yaramuka abihamijwe akaba ashobora kuzakatirwa igihano kirimo n'igihano cyo gufungwa. Hakaba hategereje kuzamenya icyo urukiko ruzamusubiza nyuma y'uko aburanye ku bujurire bwe. Aha ni ku Ibendera TV, ingewe nitwa na Cretin Hirushwa. Reka tubashimire mwe mudukurikira umunsi n'umunsi kandi tubizeze ko ikizava muri ubu jurire bwe nacyo tuzakibagezaho hano ku Ibendera TV. Ndabibutsa kandi nanone mwe mudukurikira umunsi ku munsi kuduha ibitekerezo byanyu, ari nako kandi mukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Iyo mubigenjeje gutyo ni umusanzu ukomeye muduteye hano ku Ibendera TV, kandi ibi bidufasha no gukomeza kubategurira ibyiza binyuranye. Ndabashimiye cyane. Nitwa na Cretin Hirushwa, mugira amahoro n'amahirwe.